amateka ya Allelua ni maremare. Abantu mwese mwaje, inshuti za Allelua, inshuti zanjye, inshuti za Faustin, umuryango wa Faustin, umuryango wa Allelua. Umubiri ni byinshi cyane, ariko igihe kitaragera ntibikunda. Kandi bwa mbere numva n'amazina ye narikanze cyane. Ndashima ababyeyi bamwise amazina meza, natwe bisa ko natwe twese turabageni. Allelua rero ntago yanyitaga mu mavanese cyangwa nanjye mu mwitima amasimbi, twitanaga rukundo. Yabwirwa kwamwita urukundo rwanjye baramutse ute, nanjye hambwira urukundo rwanjye meze neza. Mama ntago wabura isoni gutwara umubyeyi wonsa. Ariko nagiye gusura Allelua barambwira ati Imana nta soni byayitera. Ati nta soni byayitera gucyura umukozi. Ati iragucyura umunsi ejo igashaka abandi bakozi. Tuzi inshuti nziza, tuzi umukozi w'Imana, tuzi umuntu ukomeye yinjiraga iwanjye. Bahita umwana muri dayimoni yose. Yari ihari kuva Allelua yinjiye iri buhita inkunga, kandi kuko yinjiraga mu ikirere cy'iwanjye kirahindutse. Dushimiye ababyeyi, dushimiye abapapa n'abamama, dushimiye abasore n'abakobwa mwese mwaje kwifatanya natwe. Uko umuyobozi w'igahunda yabivuze, aravuga ngo murire ariko mwibuka ko yatubanjirije, ariko tuzamubona. Reka rero bakire mwese, reka maze nakire kuri Yerusalemu, namwe muhaguruke hanyuma musohoze igitero. Yesu ashimwe. Amen. Kora Yerusalemu ikorera umurimo w'Imana muri ADPR Kabuga Ville, niho turabageni Allelua yabarizwaga. Yego, Imana ibahe umugisha. Twakiriye rero umuyobozi w'iyi gahunda Gatabazi Fidel nawe nadusohoza. Yesu ashimwe. Amen. Ndifuza kureba abana ba Allelua bo muri Allelua Ministry, by'umwihariko aho bari, ndumva bahaguruka bakarambura ibiganza. Abantu bo muri Allelua Ministry nakababwiye ngo mwese muze hano, ariko nabyo byashoboka. Ndumva mwaza, nimuze abantu mwese muri Allelua Ministry, muze turebe itorero Allelua Asize ko ringana. Ejo ntazanabanyuraho nababonye cyangwa hakagira undi banyuraho. Abantu mwese muri Allelua Ministry mwigire hino, muhagarare hano turebe, muze muri jardin kugira ngo muze mubanguke. Reka mbabwire ngo mukomere, kandi ndi kubona rwose mukomeye. Kristo arabakomeje, Imana ibahe umugisha. Aba rero n'abana Allelua yari afite bamukundaga nawe akabakunda. Nigeze no kubabwiriza, sinababwirije icyo gihe narafashijwe. Hanyuma nimusuhuza aba bantu kandi mubabwire ngo mwakoze kudutara. Imana ibahe umugisha. Nimusubire hariya mwicare. Iri ni itorero Allelua Asize, kandi yarakoze pe, mu bigaragara yarakoze.
reka rero nakire papa na mama ba Allelua aribo banjye nabo bahaguruke barambura ibiganza basoza abantu. Ego abatabazi ni bariya nibo babyeyi bacu, Imana ibahe umugisha. Hanyuma reka nakira abakristo baturutse i Kabuga baje nabo kwifatanya natwe, niba bahari nabo bahaguruke bariya nabo mudusuhuze. Amen. Imana ibahe umugisha nimwiyicarire. Hanyuma twakiriye abantu mwese muhaje, inshuti za Allelua, inshuti zanjye, inshuti za Faustin, umuryango wa Faustin, umuryango wa Allelua, mwese turabakiriye aho muri, muhaguruke hanyuma mudusuhuze. Mugire gutya mudusuhuze, namwe muravuga ngo Yesu ashimwe. Amen. Twakiriye by'umwihariko umuyobozi wa Allelua mu ishuri yigagamo rya Bibiliya, ndifuza ko nawe yatambuka akigira hino, ari buze kugira ubundi mwanya wo kutubwira Allelua nk'umwana wari uri mu biganza bye, ariko nabanze abasuhuza. Allelua, Allelua, amen. Nitwa Pastor Gatera Emmanuel, nkaba nshinzwe amasomo ya teoloji hano hepfo muri kaminuza yitwa East African Christian College, aho Allelua yigaga, kandi twifatanije namwe mwese n'ababyeyi twese turabuze. Yari umuntu w'Imana utangaje. Imana ikomeze kubana natwe. Murakoze cyane Shumba, Imana ibahe umugisha. Twakiriye n'undi mupasiteri nawe biganaga ego bwa kabiri bwo kubyara umwana wanjye. Twagiye gusenga ko shitani afite umugambi wo kugira ngo yice umugore wanjye ku nda. Tujya gusenga nanone mu bitaro bya Mashyiga. Tugeze ku Kinyoni yagiraga amagambo kandi amagambo meza, amagambo akomeza. Ateruye ijambo rivuga ngo Jehova el Onet, bisobanura ngo Imana ngo ni nta makemwa. Ndavuga ati mbabarira ijambo risobanure neza. Agenda asobanura ukuntu Imana ni nta makemwa, ahera ubuto bwiwe, ahera ukuntu akoze impanuka imahanga akavuma pine y'imodoka, agenda mu buhamya ukuntu yize. Tugiye kugera mu bitare bya Mashyiga Imana tubebona musubiriyo, numvise gusenga kwanyu. Hanyuma ndavuga ati noneho nyemerera iri jambo unyemerere ngite umwana wanjye nzabyara. Namwise Bonete umukobwa, ariko namwitiriye kubera turabageni, niwe naryitiriye umwana. Turabana muri iyo minsi rero ntaci mu ncamake kuko mfite n'izindi gahunda z'umupasiteri wacu nawe witabye Imana mu cyumweru gishize tujye kurusorekera kiwe. Nza kuza kumenya ko yarwaye, arambwira ati narwaye kandi meze nabi. Ngiye njya gatuma yo ibintu byabaga bivuye mu cyaro w'aba Faustin Butare, nabihamiraga kuri moto nkabizana mu rugo 15 yabaga kabimuzanira. Yajya kunyishyura nkamubwira ati baretse kunyishyura ko uri mushiki wanjye, akavuga ati oya abana batazasonza nubwo ngiye nakore ku mugabo wanjye arakora, hago nakora ikosa ryo kudagwa amafaranga. Turabana nkajya nzana ibyo bamwohereje mu cyaro. Nyuma yaho rero ubwo yaje kuremba cyane, nza kuza kumusura nimugoroba, nawe n'abamama batatu bashobora kuba nanga ntabwo mbibuka, ari nimugoroba dusenga Imana ameze nabi cyane. Ndabyibuka ntabwo abashaka kwicara kuko anose nangiritse aribwo umubiri wose ababaye cyane. Ndasenga numva ngize ibyiringiro ko Imana imukijije, ariko mu byiringiro Imana itanga marika mubwira ijambo rikomeye muri Zaburi 116 mu 15 bavuga ngo urupfu rw'abakunzi be nubwo igiciro cyinshi mu maso y'Uwiteka. Bwana Yesu asifiwe sana. Urupfu rw'abakunzi be, urupfu rwa Allelua nubwo igiciro cyinshi mu maso y'Uwiteka. Hanyuma nyuma yaho tukaza kumva inkuru azibera mushiki wacu Mama Dive Marene wa Today, arambwira ati ko inshuti yawe yatashye. Ko numvaga ko harayo aho yarari imbere havuye, numva ko yagarutse mu rugo. Arambwira ati rega sungutaha kundi Allelua yapfuye.
nari ntwaye umugenzi muvanye Remera njye kugera Kabuga abanje magarara kuri mutakanya gatoya mera nkaho ntaza nari mu giporosa ko sinzi nimba nari ku giporosa nimba nari ntabwo nzabona rindi cyane ko Allelua namufataga nk'umushiki wanjye amufata nk'umwana wanjye nka mukuru wanjye amufata nk'umushiki wanjye namufataga byose muri byose kuko nabaga afite n'ikibazo kimumereye mu rugo niyo wajyaga inama kigakemuka kandi kigakemuka neza. Hanyuma reka nsoreze gutya avuga ngo Allelua icyo mpamya nuko nuko mu burwayi bwiwe twanacatinganaga kandi yatinge ngo nkombe nta kibazo ufite ashuje urugendo rwe neza. Hanyuma icyo nshaka kuvuga ni ibintu bibiri. Ikintu cya mbere cyanenze Allelua yagiraga urukundo, yakundaga abaruta n'abamuruta, yakundaga abo basenya mu itorero rimwe n'abo badasenya mu itorero rimwe, ntabwo yarobanuraga ku butoni nk'uko yari bimbwiye, yari honete, yari nta makemwa, yabanaga n'abantu bose amahoro. Ikindi cya kabiri cyarangaga Allelua yagiraga umwuka w'Imana, umwuka w'Imana wabaga muri Allelua nanjye cyane Imana ikawumpa. Ikindi cya gatatu kuba kuri Allelua nta rari ry'ubutunzi yagiraga nk'abandi bahanuzi, yari umuhanuzi utari wandura kuko njye mu mujyi mvuzemo ubutumwa imyaka irenga 15 nta anigeze numva ajya kuvuga ubutumwa ngo basigaye bavuga ubutumwa muvuga ubutumwa umwe uca amafaranga yageze ahangaha ashuje urugendo rwe afite ubuhamya bwiza. Mu ncamake rero ndetse amagambo menshi nkomeje Faustin, nkomeje n'umuryango wa Allelua ari wa Kayitare, nkomeje n'inshuti z'umuryango n'abavandimwe, ndavuze ngo nimwihangane Imana ibakomeze. Sije bivuga ngo urupfu rw'abakunzi be n'urw'igiciro mu maso y'Uwiteka. Imana ibahe. Arakoze cyane siko bwabo. Turagira ngo twakire mama Vanessa atera intambwe nawe agira icyo avuga. Ntabwo byoroshye umuntu ari wese hano yabona ijambo yavuga kuri Allelua, ari umuzi ari utamuzi, ari uwamenye kugenda kwe agahita ajya nko kuri YouTube akareba ibyo yabwirije cyangwa ijambo yavugaga, nawe yahita abona ubuhamya bwe akaba yabutambutsa. Mbere yuko Vanessa akomeza, turagira ngo twakire umutware wa Allelua Papa Simbi ahaguruke arambura ibiganza basohoze. Yego, turamwakiriye, turaza kumuha umwanya mu kanya. Allelua. Reka manze nsenga Imana nziza, Imana ikomeye, Imana y'urukundo, Imana data wa twese. Ndagushimye yuko igihe cyageze ugacyura umugeni wawe. Naravuze ngo ntabwo nakuburanya kubera yuko turusha amaboko. Ndagushimye yuko yagiye yiteguye, ndagushimye yuko we kubwe atatunguwe, kuko nzi neza yuko roho yawe wowe nk'umuremyi uvugana na roho z'abera bawe. Ndagushimye rero ko icyicaro cyane niba tubashije guterana hano, reka amagambo yose turi buvuge Mwami Imana abayo kubaka no guhumuriza buri muntu wese uri hano, kandi icyubahiro kikugarukire mu izina rikomeye rya Kristo Yesu. Amen. Sinzi ikintu navuga, ariko nshimye Imana yashyize mu nzira yanjye. Allelua. Turabageni. Ndibuka bwa mbere numva n'amazina ye narikanze cyane. Ndashima ababyeyi bamwise amazina meza, atwibutsa ko natwe twese turabageni. Allelua rero ntabwo yanyitaga mama Vanessa cyangwa nanjye mu mwite mama Simbi, twitanaga Rukundo. Yabyuka akamwita urukundo rwanjye baramutse ute, nanjye hamubwira nti urukundo rwanjye meze neza. Yanyereye imbuto ndamurutsa cyane, ariko yanyereye imbuto z'abakristu. N'ubwa mbere nabonye umubyeyi uri ku kiriri uhaguruka akajya kuvuga ubutumwa. Nari naramusezeranyije nkamubwira ngo aho uzajya batega agatambaro ugapfuka amatwi, nzajya nyapfuka nguherekeze. Aho uzajya bimeze gute, nzajya nguherekeza. Ndibuka ubushize twajyanye Nyarugenge, yari afite kubwiriza, yinjiye mu iryo teraniro ubona ko abantu bose basinziriye, ariko yafashe mikoro aravuga. Itorero ryose abantu barabyuka, abantu bakoma karuru, abantu ahagaruka umwuka mu itorero. Dusoze ndamuganisha ni wowe ugiye kujya ukura ibitotsi mu materaniro y'abantu.
rero hari umudamu ufite ishyaka ry'Imana twateranaga kuwa mbere, ariko kuwa mbere nakarabaga mugiye kuri rendez-vous y'umufiyanse mvuga ngo ngiye gusengana na Allelua. Kuwa mbere tugasenga, hari n'abandi babyeyi bahaguruka babona twajyaga duterana bagira gutya Imana ibaha umugisha, tugasenga Imana. Allelua agakunda Imana, akazira umuntu winjira gusenga atihanye, akazira umuntu winjira afite ubunebwe. Ibyo bintu ntabwo yabikundaga. Yajyaga yera akavuga ati ko muzi cyaduteranyije aha, muzi ko turi imbere y'Imana ishobora byose, Imana isumba byose. Muri iyi minsi ya nyuma yari afite ishyaka riteye ubwoba, hari igihe yavugaga akavuga ati ndabona mutari no kunyumva, reka amagarare mu ntebe. Allelua kurira mu ntebe agahagarara akavuga, akabyinira Imana umudiho mu buryo namubwiraga se wa mwana we ko ari ukibyara uyu mudiho koko nta kintu uzagutwara. Ati ngiyeho umurimo wose nerekejeho amaboko, ati ukorana umwete. Rero yari umugenzi mwiza, nta muntu nigeze mbona umeze nkawe. Mu minsi ishize bwo noneho yankoreye agashya, afata umubyeyi mwe aramubwira ngo amuherekeze bazi wanjye, yaguze keke yanditseho kwa Nkunga. Niwe muntu wa mbere wabinkoreye ibyo bintu. Afata keke azana n'uriya mubyeyi w'amarinete uhagaze mu muryango, aramubwira ati mperekeza ajye kwa mama Vanessa, njye kumubwira ko mukunda. Ntabwo ari anniversaire yanjye nta n'ikintu nakoresheje, ariko cyari ikimenyetso cy'urukundo. Yageze iwanjye numva ndanezerewe, aravuga ati nasezeranyije Imana ko nzagukunda, niba hari n'umuntu wakubabaje mu buzima njye nzakwibagiza ibyo bintu byose. Namukundaga cyane, akajya ambwira umutware wanjye nkunda Allelua, ni nabonye umuhanuzi uri classe uri ku rwego rwo hejuru. Namukundaga bimwe mperutse kurota ngo umuntu ambwira ngo Allelua yatashye. Narabyutse mu nzu wanjye mvuze induru, ndavuga Mana, ntabwo wabura isoni ngo utware umubyeyi wonsa. Ariko nagiye gusura Allelua arambwira ati Imana nta soni byayitera, ati nta soni byayitera gucyura umukozi, ati iragucyura umunsi ejo igashaka abandi bakozi. Yari umudamu ufite ibyiringiro, yari umudamu ushikamye mu Mana mu buryo ntari nabona. Kandi simbivuga ko yagiye niyo twabaga tumaze gusenga, njye nababwiraga nti mwabadamu nimushaka muzagira ishyari, njye nabonye umukunzi mwiza, kandi nawe niko yajyaga avuga. Rero ndamushimye cyane, najyaga ndeba ukuntu arera Simbi, nkabona arashaka kumuha indangagaciro z'umukobwa uzakomera. Ukabona yamwigisha gusenga, ukabona yamwigisha ikinyabupfura, ukabona ni umubyeyi mwiza. Gusa aho atangiriye kurwara narababaye cyane. Umunsi umwe ndibuka naragiye, naramuhamagaye ntiyanyitaba, kandi ubundi yahitaga anyitaba, ahita anyandikira message aravuga ngo rukundo rwanjye umuntu ugire ngo nanze kukwitaba ngo wampamagaye ndi gupfa. Nahise nirukanka ndagenda turararana, ariko ntabwo numvaga ko yataha. Naravuga nti ibintu byose yanyuzemo ni byinshi, kuba Imana yarabimusimbukije n'iki gikombe iri mu kimurenze. Ariko Imana buriya nyine izi ibyayo. Icyo nshimye gusa nuko ntabwo yari umuntu ufite ubwoba bwo gupfa. Yari umuntu uzi yuko iyo igisarurwa cyeze nyiri ibisarurwa gisarura. Ndagushima nawe Faustin, wari umugabo mwiza mu makuru yose. Allelua yambwiraga Imana iguha umugisha kandi izagushoboza kurera abana bawe, izabigushoboza. Najyaga mbona akumvisha kuri telefone, akumvisha ko Ganza asigaye azi kuvuga papa, akabikumvisha kuri telefone. Yari umugore w'igitangaza, yari inshuti y'igitangaza, yari umukozi w'Imana udasanzwe. No mu minsi ya nyuma yaratangiye kugaragaza ibimenyetso byo kurwara. Hari igihe najyagayo nkavuga se konje nzi ko wahoze utitira, uri hego ntagusanga ngo ndi Kimisange nagiye kubwiriza. Nkavuga se wa mwana we bite byawe, cyangwa se wanyarukana none ngo mvuye ku ishuri ngo numvishe norohe ngo mvuye gufata note. Avuga uyu muntu akunda ibintu by'Imana, yaramaramaje. Ikindi kintu mushimira nuko
yari afite rwa rukundo rumwe rwuzuye imbabazi. Hari n'ubwo bamubwiye buti kanaka ko ari umunyamafuti n'ibiki akavuga niyo yakora ibiki ati buri Imana yashiriho kumukunda kugira ngo nzamushire mu nzira nziza. Akagira ikintu ndi mu minsi yashize turi gusenga yaravuze ati mureke dusengera abakozi badukorera. Ati abantu benshi basuzugura abakozi, ahamagara umwana umurerera abana avuga ati Murisa hagarara upfukame ujye mu cyimbo cy'abakozi bose. Ati tubirukaneho ubuja, tubirukaneho uruserero, tubirukaneho kuba ahantu bacunaguzwa, tubirukaneho kuba ahantu bamburwa. Ibyo bintu byarantangaje kubera ukuntu abantu benshi usanga bafite ubwibone ngo nibamahusha. Twarasenze dusengera uwo mwana mbese nk'abasengera abana bose baba mu ngo badufasha. Ndamushimiye rero kandi na Murisa ndamushimiye, namubonyemo nawe indangagaciro z'umukobwa mwiza, uburyo akunda simbira ganza, nabyo ndabimushimiye. Rero nizimbye mu magambo, tubuze inshuti nziza, tubuze umukozi w'Imana, tubuze umuntu ukomeye. Yinjiraga iwanjye nkahita mwanira idayimoni yose yari ihari kuva Allelua yinjiye iri buhita ihunga, kandi kuko yinjiraga mwumva ikirere cy'iwanjye kirahindutse. Namukundaga cyane, nzakomeza kumukunda. Yandemyemo icyizere yuko abantu beza bakiriho, yandemyemo icyizere yuko abantu bakorera Imana nta kintu barebye bakiriho. Ndibuka ejo bundi nabwiye today ndamwakira ndavuga muzambabare nk'uhobere cyane mwereke ko nakundaga Allelua. Rero Imana ibahe umugisha kandi Imana ikomeze kubahumuriza. Umuntu wabimbwiye we nanjye nabanje kugira ngo gutaha wenda yavuye kwa muganga yatashe mu rugo, ndongera ndavuga nti ibintu wambwiye uri sure yabyo? Ati niko byagenze. Ariko rero twese tuzataha, ko gucumura ngo dutuke Imana ngo dutonganye Imana, twese igihe nikigera tuzataha. Ahubwo ndifuza ngo nanjye nzagira iherezo ryiza, iherezo nk'iry'abakiranutsi. Imana ibahe umugisha. Maririmbana n'abaho indirimbo zo kunesha, bamwe muri abo banyamahirwe babaciye ibihanga, abandi barundwa b'amabuye babateka mu mavuta. Babonaga irembo riri hafi, ndetse gutabarwa kwabo kwari kubasatiriye cyane. Umukiza bari hafi, babonaga irembo riri hafi, ndetse gutabarwa kwabo kwari kubasatiriye cyane. Umukiza bari hafi, aho hera nifuza kuzagerayo. ushobora kubabarira kandi igikomere cy'ikijojoba ucyumva uburibwe uwakubabaje ukimubona nta gahunda afite yo kukubabarira. Allelua twigisha ikintu cyitwa kubabarira ukibabaye. Ndamubaza nti ucumbye mu yihe fu ishobora gutuma ushobora kubabarira umuntu ukomeje kukugirira nabi? Arambwira ngo Fide, kuki utababarira se? Aha ni iwanyu, ntubizi ko uri umucumbitsi? Ati impamvu nahisemo kujya mbabarira nkinababaye nuko nzi ko inatari iwacu. Allelua buri gihe uko twabaga turi kumwe yazaga mu biganiro yaravuga ngo iwacu ntabwo ari ino, ntabwo turi abino. Ibintu byose avuga ngo ntabwo turi abino, ntabwo turi abino. Imana ishimwe ko yageze mu rugo.
duharanire natwe kuzajyayo. Haleluya. Imana umugisha. Ariko hale yaturutse hano muri kaminuza biganaga na Haleluya, turagira ngo baze hano badushyirireho indirimbo ebyiri batera intambwe bihuse, noneho turakomeza mu kanya. Ijambo ni rimwe riravuga ngo dukomere, kandi twavuze ngo iki gitaramo umuntu wese aze kurekura amarangamutima ye, unezerwa nezerwe, urira biremewe, uboroga aboroge, utuza tuze, useka seke. Ibyo byose Haleluya yarabikundaga kandi tugomba kubimuha. Imana umugisha. Haleluya. Warabaye ku ishuri, warabaye inshuti yanjye, inshuti abandi twiganaga aho ngaho. Nibuka hari umunsi umwe yicaye ahantu mu twatsi n'utungutu, yicaranye n'undi munyeshuri wiganaga w'inshuti ye witwaga Yes, abantu baza kumurika bacaho, ariko ntabwo njye nari nababonye. Twaregewe ibihe by'ibizami, bacaho ndatambuka ndagenda, hanyuma aho nari ngiye ndagaruka nanone, ngiye kubacaho nanone numva umwe muri bo arampamagaye. Bashobora kuba batari bazi n'amazina yanjye, arampamagara, arangije Haleluya niwe wavuze, arambwira ati ufite tuguhamagariye, ati twagira ngo tukubwire ko tugukunda. Hanyuma birantangaza, ndangije mbabwira ese musanzwe munzi? Arambwira ati yego, twakubonaga ko nta nubwo twigaga mu mwaka umwe, ko bari bari mu mwaka uri inyuma yanjye, ho umwaka umwe ndi hejuru yabo gato. Hanyuma nababwira ngewe ngewe rero ntabwo nari mbazi, usibye ko umwe uwo mukobwa wundi nababwiye Yes yari na doyenne, ndamubwira usibye ko uyu muzi ariko ndiwe ntabwo nari muzi. Arangije ubwo mbamenya gutyo, nanjye nababwira nti murakoze rero kumenya ko munkunda, ubwo guhera uyu munsi nanjye ndabakunze. Bitangira kuba inshuti gutyo. So guhera uwo munsi rero Haleluya tuba inshuti, tugasurana mu maklase, nkajya kumusura nawe akansura, twaba dufite umwanya tutari mu masaha yo kwiga tukabonana tukaganira, aramenya byigiye imbere nanjye ndamumenya. Kugeza aho igihe cyageze biba ngombwa yuko ngewe mva ku ishuri, nyine ndangije amasomo yanjye, ndangije umwaka wa gatandatu, ariko we ubwo yari agifite n'undi mwaka. Turasezerana ariko bibanza no kugorana, ariko namubwira nti humura turacyari kumwe, nza kubasura, urumva we
niyo yatahaga yagarukiraga i Muhanga, njye ngakomeza nkaza i Kigali kuko nari ntuye hano Kicukiro. Hari ukuntu rero abantu baba bigana bagahuzwa n'ubuzima bwo mu ishuri gutyo, hanyuma nyuma y'ishuri byarangira bikaba birangiriye aho ngaho nyine ubwo mugaherukana icyo gihe mu ishuri, ariko ntibyaciriye aho ngaho. Allelua, na nyuma y'ubuzima bw'ishuri twakomeje kuba inshuti cyane, aransura mu rugo, nanjye nagiye kumusura iwabo mu cya kabiri, kugira ngo abavandimwe be bamwe baranyibuka ndetse na mama we. Nyuma yaho gukomeza ubwo buzima nyine bw'ubushuti, ariko akomeza kumva hafi. Niwe muntu numvaga mfite ikibazo icyo ari cyo cyose numva ndi open kuri we, amubwira ko nakundaga inama ze cyane. Yari afite imyaka mikeya ariko inama yatangaga zabaga zitangaje. Yarakumvaga, akagutega amatwi, akakugira inama kuko ukumva ko utavunikiye ubusa ubwira umuntu ikintu runaka. So nkahora nifuza rero ko anganiriza igihe icyo ari cyo cyose ngize ikibazo. Yaramfashaga, niwe muntu wa mbere nahamagaraga, nafataga telefone yanjye ashyiraho amayinite, tukaba dushobora kuvugana n'amasaha 2 kuri telefone. Akangira inama igihe mfite ikibazo runaka, nanjye akambwira byinshi kuri we. Ubuzima bwe nubwo bwari burebure cyane, ushobora kuba bwararutaga n'imyaka yari afite, ariko yarabumbwiye kandi numva ko bikwiye ko dufatanya urugendo rw'ubuzima tugafashanya mu bibazo tubihura nabyo, mu bikomeye tugahumurizanya, kuko numvaga afite ibibazo byinshi kimwe n'uko nanjye hari ibyo nari mfite. So nyuma y'urwo rugendo rwo ku ishuri, ndabyibuka igihe yahuye n'umugabo we bwa mbere, yarabimbwiye aranganiriza, ambwira ati ariko rero hari umuntu nshaka kukubwira. Tugomba kubonana ukambwira. Turapanga, duhurira ahantu, aranganiriza, rero ampa urugendo rwose nyine uko bahuye ubuzima bwa gikristu, bahurira mu ivugabutumwa. Arambwira, ndangije ikintu ngiye namubajije ni kimwe, namubajije se urumva umukunda? Arambwira ati ntabwo ndabimenya neza ariko banumva bigenda biza. Avuga nti Imana ibihe umugisha nimba ariko bimeze. Nyuma yaho rero yakomeje tugenda tuganira gutyo, ariko agera aho n'umuntu arambwira ati nyamara bya bintu byafashe indi ntera, nuko igihe kiragera invitation, ubukwe turarimbanya, burategurwa, buratahwa. Nuko na nyuma yaho nibwo, ariko ndibuka ko na Faustin ubwe yamenye atarambona, anyumva gusa tutarahura na rimwe, ariko nyuma nyine twaje guhura. maze Faustin arambwira ati rero ati nubwo uyu mugore ubona namushatse mufite, ariko numva nubwo nta bake b'abagabo babaho, ariko mba numva uri mukeba wanjye. Ubu rero bihera ubwo ngubwo
Allelua yarayicaye nanjye mpari twese turavuga tuti ntacyo bitwaye n'umugore wacu. Hanyuma rero ubwo inshuti ya Faustin gutyo, inshuti ya Allelua, inshuti abantu benshi bari inshuti za Allelua, nanjye abenshi narabamenyaga nabo ntamenya ariko nkaba mbazi gutyo mu mazina, nabo tugize amahirwe yo guhurira mu rugo naje kumureba akabambwira, rimwe na rimwe yaburaga nuko abambwira akavuga ati uyu muntu rero ati yitwa kanaka, mumenye ko ari inshuti yanjye, ibirenze ibyo ngibyo ntabwo nabona ukuntu bisobanura. Nuko nabaye inshuti y'umuryango gutyo biturutse kuri Allelua, biturutse mu buzima bwo mu ishuri. Allelua rero nubwo nahise nkomeza ubuzima bwanjye, wenda navuga tuziranyeho njye nawe, ariko no ku ishuri kubona ko namubonaga ari intangarugero, abanyeshuri baramukundaga. Yabaye muri korali, aba perezida wa korali, perezidante, agira n'utundi dufamiye twinshi twaho ngaho ku ishuri two muri korali, aberamo abana, umwe abamo za famiye, hakabamo abana, hakabamo ababyeyi, babera ababyeyi kugeza na n'uyu munsi. Bamwitaga mama, bamwe abaruta abandi bangana, abandi bamuruta ariko bakamwita umubyeyi kuko yari afite impanuro, yari umubyeyi pe. Na nyuma yo kuva ku ishuri yasubiragayo hafi ya buri weekend. Rimwe na rimwe nkamubwira ariko se ubwo ubona bizagukundira bishoboka, ati niba nkibasha kugerayo nuko bishoboka. Akambwira ati niba nkibasha kugerayo nuko bishoboka, ati nzajyayo kugeza igihe nyine bizaba bitagishoboka. Akabafasha. Mpamya ko benshi bari hano ari abazi Allelua cyane kurusha Faustin. Yabanye n'abantu benshi nanjye ntabashije kuba navuga ngo arangana gutya, kubera umutima yari afite, kubera urukundo yagiraga, umukristo buri no mu buzima bwe yubaka. Yahoraga mu ngendo, agahora mu ngendo, tukavugana ambwira nagiye aha n'aha gufasha abantu gusa. Rimwe nza kubimubaza ariko se ubona uzabishobora ko? Arambwira ati rero njyewe mba mbona aricyo nahamagariye kuri iyi si. Amuha kuraje, yaba yabonye umwanya nanjye nawubonye tukabonana. Allelua mu by'ukuri kwakira ko atagihari ntabwo ari ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu umuntu kongeye babimbwira naravuze ntabwo bishoboka. Ibyo ari byo byose wenda bishobora kuba atari byo, cyangwa se donc ntabwo ari ukuvuga ngo wari ubimbwiye yarambeshye, ahubwo muri njye numvaga ko atari byo, numva ko bitashoboka. Ariko nyuma ndabyakira, kandi koko ineza yagiraga, n'ubuntu yagiraga, urukundo yagiraga ntabwo byari iby'abantu bo muri iyi si. Nubwo mba numva njye ku bwanjye yari yaratinze, kubera ko umutima yari afite ntabwo ari uw'abantu bo muri iyi si. Rero kubw'uyu munsi kuba duteraniye aha ngaha turimo tuvuga amagambo aremereye gutya, imitima yacu ibabaye muri ubu buryo, ni kubw'urukundo rwe, ni kubw'imbuto yatubibyemo. Ni byiza kugira ngo natwe igihe nikigera tugataha, nibura tuzabe tuvuga gutya, cyangwa se hari abo twababaje mu kigero kingana gutya.
birababaje ko umuntu yazataha asize inkuru itari nziza, ariko Imana ishimwe ko rero yasize inkuru nziza kandi igihe cyagikoresheje neza. Imana yamutije igihe abona ibyishimo mu buzima bwe. Uranibaza ko nyuma nta bindi byishimo biba biri kugira umuryango, ukabyara, ukagira abana, nta bindi byishimo biba nyuma y'ibyo ngibyo. Rero ntizibye mu magambo kandi ababwira ko Allelua asigiye nimba twese uko turi hano, gusa dukomeze dukomezanye, dufashanye, ndetse n'abo asize nabo dukomeze kubaba hafi. Murakoze, Imana ibahe. Amazina yanjye nitwa Allelua. Njyewe ndavuga ibintu abine kuri Allelua twamenyanye mu 2013 duhuriye ku ishuri tugiye kwiga mu mwaka wa 4. Nari mukuru wenda bidakabije, ariko kuko nanganaga nari ntarabatizwa. Allelua niwe wanyigishije anambatirisha ava ku ishuri mbatizwa. Icyo ni ikintu cya mbere yakoze. Ntabwo byari byoroshye ababyeyi bahagera, ariko yaratwigishije njye n'abandi bana twiganaga, turiga turabatizwa, aba ari nawe utubera umubyeyi mu gihe ababyeyi bitakundaga ko batugeraho ku ishuri. Yakoze ibishoboka byose atubera umubyeyi. Allelua ku ishuri twajyaga kungana kuko yari afite ibintu byinshi by'urwibutso ku ishuri, abantu benshi bari bahuza. Yahakoze amateka menshi ku bantu twahize muri icyo gihe. Muri iyo poromosiyo yasize akoze ikintu gikomeye mu kigo yubatse, ndetse n'ubu kigihe hari nk'urwibutso yahasize. Allelua turi ku ishuri ntabwo yajyaga yibesera. Wasangaga muri weekend turi kurwana ngo tujye gufata imyenda ya mami tuyimese, ugasanga runaka yayigutanze ukababara, ukavuga ati none uriya yayimeshe reka njye kuyitera ipasi. Tugahora muri ibyo ngibyo. Noneho ikintu gikomeye cyane nk'abakobwa twagiraga imprimori, kubera ko ntabwo byari byoroshye kumufatisha, buri muntu wese yaramushakaga. Noneho twajya kuryama tukajya ku muryango, imprimori yari nk'ahagaro twari nk'aha, tukagenda tugatonda umurongo kuri imprimori, buri muntu uko amushaka, ukamubwira ati mfite icyifuzo tugende muri imprimori ujye ku nsengero. Tugasanga nyine turi ku murongo. Ntabwo yajyaga aryama mbere ya 4 ku ishuri, yabaga akiri kugenda yumva umuntu wese uko amukeneye akamusengera. Ibyo ngibyo byavuyeho. Njyewe twendaga kungana, najyaga mbura nk'ijipo y'ishuri. Yagiraga ijipo y'ishuri mu kigo, ngira ngo niyo bambaraga ijipo ndende kurenza iz'abandi. Noneho naba nabuze nk'iniforume bakambwira ngo jya gutira Allelua niwe mungana. Nkagenda akampa ijipo ye, nkayijyana mu ishuri bakambwira ngo ijipo si yawe ni iya Allelua. Nkababwira ati ntacyo narenzaho kuko niye nambaye. Ibyo byararangiye, tuza kurangiza tuva ku ishuri. Ntabwo nshaka kuvuga byinshi kuko ni amateka maremare. Mu myaka 3 twamaranye nawe, twaje gukomeza ntiyabona Bose, nanjye sinayibona, dusa nkaho twicaye. Tumara imyaka 2 tutarajya kwiga. Muri iyo myaka 2 uwa kabiri we yahise akora ubukwe. Allelua niwe muntu wa mbere natahiye ubukwe.